ntibyakunda. Ubu tugiye gukomeza urugendo, tugende nkondore wanashizemo ntutuze ahantu hawe wongere ube dogiteri nk'izina ryawe nk'umugabo nyamugabo. ese rero ibintu waba unkoreye nanjye byarangira aho ngaho koko cyangwa gusiga muri uyu mwanda? ubu nanjye haguhitana rega. urabibona. ese ubundi ubu ngubu wagira agatelefone? telefone ni akantu k'amafuti. uramenye bataguhamagara ukaza uragafite hano? gusa ndi umwana njye nahise nkarya urwara nakajimije, ni telefone ntabwo iriho ubu ngubu. tugende rero, tugiye gukomezanya urugendo, wirinde kuba wavugana nabo, nta wundi muntu nijye nawe. amasezerano yayandi, tugende nkuryoshye nawe ugaruke mu mujyi uve mu byo urimo bya biriya bingu byawe by'ibisare gusa wagira ngo ni ibirogi. terura neza, terura neza. Nzira inzira y'umusaraba. Noneho uyu musaza ise wa kamarade ibintu abashije kuba yadukorera muri iyi filimi yacu ni ibintu bitari byiza cyane. Rero nimba tugeranye kuri uyu munota, jya muri komenti utangemo igitekerezo cy'uburyo ubonyemo uyu musaza muri iyi filimi, ibintu abashije kuba yadukorera. Turabizi nta munyarwanda udatekereza, kandi abanyarwanda mukunda iyi filimi muri benshi, nicyo gitumye tuza ngo duhite tuganira kuri uyu musaza ibintu kuba yaba abashije kuba yakora muri iyi filimi. Ese izi mpapuro abantu benshi bari kwibaza iti izi mpapuro ahaye Rugema zaba ari izanyazo? Byose uraza kuba ubisobanukirwa, ariko ubanze ujye hano muri komenti kuri uyu munota tugezeho, ushyiremo igitekerezo cyawe cy'uburyo ubonyemo uyu musaza ibintu abashije kuba yadukorera, yuko abashije kuba yakora ibintu bitari byiza cyane, kubera ko ahaye impapuro Rugema, agambaniye Emile na kamarade na Iribagiza. kandi uyu musaza abantu benshi twamwizeraga ko ari we ufite ukuri muri iyi filimi. Mwibuke neza ko ari we ababyeyi ba Iribagiza basigiye impapuro z'imitungo yabo mbere yuko bapfa. Rero bakaba baramuhaye isezerano ko yuko Iribagiza nabasha kuba yakura na musaza we azaba yaba depoza zino mpapuro zabo bakajya mu mitungo yabo, ariko ahisemo kuba yafatanya na Rugema bakabasha kurya imitungo yaba Iribagiza. Rugema hari ibintu abashije kuba yasezeranya uyu musaza ko azamuha ubuzima bwiza. Uyu musaza niyibuka isezerano afite ba Iribagiza, ariko abantu benshi muri kwibaza nimba uyu musaza yaba atanze impapuro za nyazo cyangwa ari za pirate, yuko uyu musaza ukuntu tumuzi, uburyo yarameze, uburyo yarwanye ishyaka kugira ngo Iribagiza abashe kuba yanwa uriya muti utuma ubwenge bwibuka, ntago ari uyu musaza waba ukoze ibi bintu, kubera ko abantu benshi turamwizera. kandi iri ni isomo rikomeye cyane, yuko nk'uko nababwiye ngo muri iyi filimi dukuramo amasomo agiye akomeye cyane ku bantu babasha kuba bakurikira iyi channel. Rero uyu munsi hari isomo tubashije kuba twabona, kubera ko uyu musaza hari isomo adusigiye, kuba umuntu baramusigiye ibintu akabasha kuba yarwanira, akaba yarageze kuri finali byo kuba yabicishamo ibyo yasezeranyije ababyeyi baba Iribagiza, akaba yishe isezerano. Rero iki nicyo gitumye hari isomo tuba twakura muri iyi filimi rikomeye cyane, kuba umuntu uguhora impande, umuntu ukurwanirira, umunsi umwe ashobora kuzaguhinduka nutabasha kwirwanirira. Rero uyu musaza niryo somo abashije kuba yadusigira. Rugema aramushutse, amusezeranya ubuzima bwiza, ko azamujyana mu mujyi akamukura muri iki cyaro arimo, akongera akamusubiza ku buganga bwe. Nicyo gitumye rero uyu musaza abasha kuba yatanga impapuro z'imitungo yaba Iribagiza. Ariko izi mpapuro twese ntago turi kwizera ko izi mpapuro uyu musaza yabatanze ari ukuri, ariko hari umupango ashobora kuba afitanye na ba kamarade kugira ngo babashe kuba bakongera guta Rugema mu gatego gakomeye cyane, kubera ko Rugema ubu ngubu apanze imipango yo kuba yahita atangira kwitorokera akigira hanze y'u Rwanda. Rero se ibi bintu biraza kuba byose turi kubitega amaso muri iyi filimi, ariko mwibutsa kujya ukurikira iyi filimi ukuramo amasomo agiye akomeye cyane, kubera ko iyi filimi ibirimo amasomo atwigisha ibintu tugenda tubona mu buzima busanzwe. Rero isomo ry'uyu munsi ni uko utakizera umuntu wari we wese kuba ko atakugambanira, ahubwo ugomba kubaho nawe wiyizeye wowe ubwawe wenyine, utakizera abandi bantu, kubera ko uyu musaza bamuhaye icyizere atarakwiye.
rero ababibona kimwe nkanjye yuko uyu musaza baba baramuhaye icyizere adakwiye, mujye muri comment mushyiremo ibitekerezo byanyu. Nimba udashoboye kwandika comment ubishyiramo igitekerezo cyawe, shyiramo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota tuba tukiri kumwe n'abantu badukurikira, yuko ari ubugiye tutaba tukiri kumwe n'abantu, kubera ko mushobora kuba mutatanze ibitekerezo nibyo bitwereka ko tuba turi kumwe n'abantu. Rero uyu musaza nimba ubona ko baba baramuhaye nawe icyizere atarakwiye, jya muri comment ubitubwira. Ariko ntago twakirengagiza ba Iribagiza na Nyiranambara, aho Nyiranambara yabashije kuba yabeshya Iribagiza ko mushiki wa Rugema ari we ufite wa muringa yari yarabuze, wa mukufe w'umuringa Iribagiza yasigiwe n'ababyeyi be, ariko ba Nyiranambara bakabasha kuba bawifunga bakawutwara bakawumubikira. Rero yari yaramubwiye ko ari mushiki wa Rugema uwufite, ariko mushiki wa Rugema yabashije kuba yahigerera, noneho Iribagiza atangira kwaka wa muringa we, nuko Nyiranambara amubwira ko ari mushiki wa Rugema uwufite. Nyiranambara akomeza kuba yabesha Iribagiza, nuko Iribagiza ajya kwaka umukufe mushiki wa Rugema. Uyu mugore yamuhakaniye amubwira ko atazi n'ibyo kuri uwo mukufe. Nyiranambara rero yahise agira isoni n'ikimwaro, atangira kuba yasakuza cyane bikomeye cyane, kubera ko uyu mugore ngo yamuhaye umukufe mbere yuko we ngo atarazi indimi hari handitseho ibintu kuri uyu mukufe. Ngo uyu mugore rero ngo yagiye kuba yamusomeshereza ibintu byari byanditse kuri uwo mukufe, niko Nyiranambara yagumye yiregura. Ariko ubona ko Nyiranambara ibintu yabashije kuba yavuga byose byari ikinyoma cyo kugira ngo yikize Iribagiza nk'uko yamwikishije amubwira ngo uyu mukufe ufite mushiki wa Rugema. Rero Fabiola yahise atangira gufatanya na Iribagiza kwataka Nyiranambara n'uyu mugore mushiki wa Rugema, kubera ko aribo bavuga ko baba baratwaye uyu mukufe w'ababyeyi ba Iribagiza, kandi uyu mukufe Iribagiza arawushaka cyane. Hari ibintu ngo byanditse kuri uyu mukufe byanditse mu ndimi batazi. Rero uyu mukobwa mushiki wa Rugema ngo niwe wabashije kuba yatwara uyu mukufe kugira ngo ajye gusomesha ibyo bintu byari byanditse kuri uwo mukufe. Ngo yarawujyanye ntiyawugarura, ariko Iribagiza yari afite agahinda kenshi cyane, abasha kuba yasaba imbabazi yacishije makeya, afite amarira menshi cyane, avuga ati mumbabarire muhumbe umukufe wa mama, muzandiza kugeza ryari? Kubera ko Iribagiza ashaka uyu mukufe cyane yasigiwe n'ababyeyi be, kugira ngo abashe kuba yawutunga nawe agire impano yavuye mu biganza by'ababyeyi. Ariko ibi bintu ntabwo byabashije kuba byamuhira, yuko Nyiranambara byarangiye amwimye uyu mukufe, ahubwo batangira kuba batukana cyane, batangira gushinzanya ibintu by'ibibazo, bavuga ati ni mushiki wa Rugema uwufite, undi ati ni Nyiranambara uwufite. Mushiki wa Rugema yagumye yiregura ko uyu mukufe n'ubundi nta kintu yawufata ngo awumaze, ahubwo Nyiranambara niwe uzi agaciro kawo, kubera ko niwe wanabashije kuba yawaka ababyeyi ba Iribagiza. Rero mu bintu Iribagiza yanyweye umuti agahita yibuka bwa mbere n'uyu mukufe, ubwo bivuze ko uyu mukufe ufitiye akamaro Iribagiza gakomeye cyane kurusha ibindi byose, yuko nirwo rwibutso asigaranye rw'ababyeyi be, nicyo azajya bibukiraho uyu mukufe ba Nyiranambara babashije kuba batwara bakabasha kuba bawumwima. Iribagiza rero niko gahinda gakomeye afite, ntabwo afite agahinda k'imitungo yabo Nyiranambara na Rugema baba barimo, ahubwo afite agahinda k'uyu mukufe konyine. Ariko nkwibutsa ko twasize Sylvie ari kurira, arimo arira amarira menshi cyane, kubera ko yakunze musaza wa Iribagiza ariko ntabashe kuba yabimubwira. Sylvie rero yari arimo yiteretera musaza wa Iribagiza, ariko bategereje igisubizo. Ni ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda tubonye umukobwa witeretera umuhungu akabasha kuba yamubwira ko amukunda. Ariko uyu mukobwa yari afitemo ubuntu bw'ubujiji buke buke, kubera ko uyu musore yamukunze mbere akimubona ahita amukunda. Mwibutse ko uyu musore ari kurwanirwa na Kanyana hamwe n'uyu musaza mushiki wa Iribagiza. Rero urumva ko ari umusore uri kurwanirwa n'abakobwa babiri. Rero ko urumva ko filimi yacu igifite uburyohe bwo kuba twaza gukurikiramo, yuko tubonye abandi bantu bagiye kuduha irindi somo rikomeye cyane, kuba umuntu yakundwa n'abantu babiri batandukanye, bamubona bose bagatangira kuba bamukunda cyane. Ku muntu ubonye bwa mbere ukabasha kuba wamukunda. Rero musaza wa Iribagiza niwe wakunzwe n'aba bakobwa Kanyana ndetse na mushiki wa Cyusa. Ubwo rero bivuze ko Iribagiza ari mu kazi gakomeye cyane, kandi buri wese yamusabye kuba yaza kuzamuhuza n'uyu musaza we.
rero Iribagiza yabuze aho ahera ahuza aba bakobwa na musaza we kubera ko ni abakobwa babiri bashaka umuhungu. Ese Iribagiza araza kujya ku ruhe ruhande kugira ngo abashe kuba yashyigikira? Arashyigikira uyu nguyu Kanyana ari we ahuza na musaza we cyangwa azashyigikira mushiki wa Cyusa? Rero Iribagiza nawe yagumye mu rujijo rukomeye cyane kubera ko adafite amahitamo yo kuba yahuza aba bakobwa na musaza we kubera ko ari abakobwa babiri kandi bashaka umuntu umwe, musaza we ari umwe gusa. Rero urumva ko Iribagiza nawe bitamworoheye mu isomo arimo aratanga muri iyi filimi, ariko byose turaza kuzabisesengura tubirebere hamwe. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kuri channel, wageze kuri channel byose biba byasobanutse. Ntabwo twagenda tutavuze kuri Cyusa kubera ko Cyusa nawe afite uruhare rukomeye cyane muri iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Cyusa ni umwe mu bakinnyi bakitinga neza, akatinga ibintu by'urukundo, ariko nkwibutsa buri mukinnyi wese ubona muri iyi filimi ukabona ari gukina ibintu by'ubugome, ntabwo aba ari ubugome, ahubwo ni inyigisho aba ashaka kuba yatanga, kuba yategetswe rore kuba yayikina neza, akabasha kuba hari ikintu mwabasha kuba mwakuramo. Rero aya ni amasomo akomeye cyane tuba dufata muri iyi filimi Inzira y'Umusaraba, abantu benshi ariko ntabwo babasha kuba babibona. Muraza tugasobanukirwa hano kuri ino channel. Mwibutsa ko ugomba kuba wakanda subscribe nimba ubona amasomo tuba twagiye tugukurira muri iyi filimi aba yagufashije, yuko aya masomo afasha abantu benshi mu buzima busanzwe. Rero Cyusa nawe niyo mpamvu tutagenda tutamuvuzeho kuri iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, ariko muri ab'agaciro mwebwe mubasha kuba mwadukurikira tukagera kuri uyu munota tukiri kumwe. Nongera mbashimira buri muntu wese umaze kuba yakanda subscribe kuri channel, tukaba tugiye kuzura 50,000 kandi yarakoze cyane. Ariko ariho abantu baza kuri channel nibatange comment, mujye mutanga ibitekerezo byanyu tubibone tubisome.